umukiriya yewe nakubona bwabanje guhaha Keri makuru ya Keri twagiranye ikibazo gito ariko abantu bakorana ntabwo babura kugirana ikibazo yabaye atashye ngo atariko azagaruka azagaruka ese niba ntakugoye Keri ni umwana mwiza ni umwana witonda umwana ufite ikinyabupfura ariko impamvu yataje ntabwo waba ukorana n'umuntu ngo mubure kugira ikibazo ariko nta kibazo cyo ni umwana mwiza ubuzima busanzwe icyo kureba urabizi ko nk'umukiriya w'ahangaha ndabizi cyane nta kibazo nzagaruka yaje sawa murakoze nzaguhamagara kuri fone nta kibazo uzampamagaza Keri meze bite ko wagiye ku kazi nkaba mbona wahise ugaruka ukaba uje winjira mu nzu bimeze bite ni daje byagenze bite se kandi kabisa nta makuru yo ku kazi none se byagenze bite mwana wawe ku kazi byagenze bite ko uhise ugaruka nsobonye se ngaruka nkahita ndyama naje mfite stress numva byandenze ibintu bimbaye nagahomoma nagize ku kazi nyine nk'ibisanzwe ibintu byose bishyira ku murongo maze kubishyira ku murongo nanatinze ariko mbanje kujya kwishyuza niyo mpamvu natinze ubwo ngubwo mpabuje njye kumarwa arampamagaye abaratangira aransomera aramputse anyibukije ukuntu papa yapfuye anyibutse ko ari udutunze ko dufite amadeni babaye bate koko ubu yananyirukanye niba yanyirukanye ambwega araza kuba nyigaho niba yanyirukanye niba nzasubira mu kazi nta makuru ndifite use koko none umwana yanjye turabigenza dute nta murumuna wawe nta kazi afite no kwirirwa azerera none nawe ngako wari ufite karahagaze ubu se turabigenza dute ariko nta kundi humura imana irabizi gusa ariko buriya fisi buriya amaze iminsi ndi kumutekerezaho cyane nanakora iperereza kuri fisi urabizi ko twese twirirwana ku muhanda nubwo tudakora akazi kamwe ariko fisi asa n'umuntu ufite akazi aduhisha buriya fisi nubwo atahasinze kenshi fisi ntabwo aba yasinze ngiye mubona kenshi akatakata asa nk'umuntu afite akazi aduhisha ahubwo akaba ashaka kujya kutakagaragaza kuki akaba ari impamvu isuku ngiye maze iminsi ni kubitekerezaho narabibonye neza fisi ntabwo ari ready ku bintu ari gukora kandi ashobora kuba atari ibintu byiza akaba ari impamvu bihisha kubera akazi ko ukunda gusenga aba yumva naramuka bikugaragarije uzayifata nabi uriya mwana wanjye koko kampfiriye ntabwo nzabigenzana ngiye turararana rega jya umbaza fisi uyu muntu yasinze inzoga zimaze imunukaho atayisindishije kugira tutaza kugira ikintu tumubaza none se ubwo bishoboka bite birashoboka aho uzabigenzura fisi narutse ambwira ngo ejo azirirwa ngaho uraza kubureba nta kundi nyine gusa imana wenyine irabizi gusa njyewe numva mfite n'umunaniro reka nisubire kuryama pe ko ndi gutekereza amagambo yose mabuje yambwiye natekereza ukuntu mba ndi gushaka ukuntu najya ku ishuri byose nyine bikambira ariko si ubwo ibyo byose ibintu mfatayo byose ko mwishyura ibi cyakora hari ibintu bimwe nari ntaramwishyura ariko ntabwo ije arije agatumye ducurira bene ako kageni yambwiye ko nayo agomba kuyankata byanze bikunze ubwo nzatahana ubusa nta kundi nyine no kwirageza bikira mariya reka nisubire mu buriri numva kabisa ntameze na neza nta kundi nanjye reka ndebe utwo nkwakwanya gusa ndanashonje niyo yayo kandi ndebe utwo nkwakwanya ndaje kandi wihangane mwana wawe nta kundi ariko Keri uwamugarura mu kazi koko